Guys, nongeye kugureza ikaze kuri The Truth Inside. Ndakwifuriza amahoro n'imigisha uherereye hose, waba uherereye muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se muri Aziya cyangwa se muri Europe no muri Africa no muri East Africa hose. Yes, mboneyeho no gushimira wowe wabashije kuba waraduhaye subscribe, warakanze subscribe ukanaduhereza bumwe mu butumwa hasi ku ma video tugenda tuguhereza cyangwa se imwe muri showbiz tugenda tukugezaho, cyangwa ukanasigana like. Turagushima cyane, Imana ikomeze kuguhereza umugisha kandi uzasoza umwaka wa 2022 ndetse n'uwa 2023 uzawutangirana n'umugisha w'Uwiteka n'imbaraga zayo. Yes guys, uyu munsi wa none ndakusaba utarabasha no gukora subscribe ariko ukurikirana bimwe mu bigano cyangwa imwe muri showbiz tukugezaho, ubashe gukanda handitse subscribe hasi ndetse unadusigire comment hasi ubutumwa mo hasi mu nkuru ugiye kumva muri kano kanya, unaduhereze na like ndetse tunakore shares ku nshuti zawe, ubasakariza imwe mu nkuru tukugezaho zose. Unababwira ati The Truth Inside ni channel ya mbere ikugezaho amwe mu makuru y'umwimere cyangwa se amakuru utarabasha kumva hirya no hino mu matwi yawe. Mbona rero kwita nanaguhereza ikaze muri showbiz yacu uno munsi. Ndashaka kukubwira kumwe mu bahanzi bamamaye cyane hirya no hino, uzwi ku izina rikomeye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ari we Israel Mbonyi. Uyu mugabo mu minsi yashize amaze gukora ibitaramo bitari bike mu Rwanda, ariko abantu bakomeje kwibaza why uyu mugabo akunzwe gutya, why byifashe gutya. Ariko icyo nakubwira wowe ukurikirana ibiganiro byacu, iyo Imana yakurambuye ukuboko cyangwa ikagusiga amavuta cyangwa se ikaguha umugisha, ubundi byose ubona bifunguka. Abantu benshi bakomeje kugenda bamwibazaho, batangira gusakaza amwe mu magambo atari meza cyangwa bumwe mu butumwa butari bwiza, bavuga ngo uyu mugabo wasanga akoresha imiti cyangwa ajya mu barozi cyangwa se ari umwe mu ba Freemason nk'uko abandi bahanzi bajya babibavugaho. Hagati y'aho ngaho rero nicyo tubereye The Truth Inside kuguhereza imwe mu nkuru mamo cyangwa imwe mu nkuru igenda ivugwa nako itavugwa n'abantu benshi, ariko twege tukagusaba kugira ngo tukugezeho buri kimwe cyose nk'uko kigenda. Uyu mugabo Israel Mbonyi, burya iyo umuntu afite impano ntago ari ukuvuga ngo abantu bose niko bajya mu barozi. Uyu mugabo ndi kukubwiza ukuri, ni umugabo uzi kuririmba kandi ubigendamo neza kandi ubikora ku murongo, uzi gutegura ikintu cye neza akagitegura n'umwanya we wose bitananuza na komite yiwe. Uyu ni umwe mu bagabo rero bakomeje kuvugisha n'abantu batari bake, dore ko mu minsi yashize yari afite igitaramo muri Arena yarayikubise iruza, abantu birabatangaza ndetse n'abahanzi baririmba indirimbo z'isi bibaza strategy uyu muhanzi akoresha cyangwa se inzira akoresha kugira ngo ibikorwa bye bigende cyangwa se bisakare hirya no hino cyangwa bikorwe n'abantu batari bakeya, birabacanga. Uyu muhanzi rero incyama kinashaka kukubwira, ni umuhanzi uzi gutegura ibintu bye bitewe na komite yiwe, kandi murabona yuko aranakunzwe, dore mu minsi yashize ko yanavuzweho mu rukundo rwiwe n'ubukwe bwe kuko agiye gushaka we n'urugo akuba ku rugo. Ariko iyo siyo nkuru nshaka kugezaho muri kano kanya. Arimo kubarizwa ahantu hitwa i Bujumbura i Burundi. Rero baje kumwakirana ubwuzu ndetse n'ibyishimo n'umunezero, bamubaza amagambo menshi cyane, nubwo nawe yayiteguye kubasubiza bamubwira ati ese nk'iyo ubonye uri umusitari wowe ubyiyumvamo gutaravuga ati byose ni Imana, byose buriya ni kubw'Imana, ntabwo ari kubw'ubushake bwanjye cyangwa kubw'ubushake bw'abana b'abantu, byose bitangwa n'Imana. Abarongera baramubaza ese kufite igitaramo kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 12 2022, dore ni umunsi w'ejo kabisa nibwo azaba afite igitaramo mu Bujumbura. Guciteguye gutaravuga ati mwege mwitegure, dore ko ibyo mbazane n'udushya inje njanga mafata nko mu rugo aha ni nk'iwacu, nimugire ikibazo. Yes, uyu Israel Mbonyi rero afite ibitaramo bibiri mu Bujumbura, dore ko ikinazaba gifite mu mwaka utaha mu kwezi kwa kabiri tariki 31, dore ko abarundi bari baramwiteguye cyane bavuga ati dukeneye uwo muhanzi kabisa, dore ko turamukunda cyane. Israel Mbonyi yakoze amateka, ari n'indirimbo nziza zidufasha, zitwuzuza, zituma duhagarara neza mu murongo nk'uwo tuba twifuza. Uyu muhanzi rero Israel Mbonyi ntabwo azaba ari we wenyine, azaba harimo n'izindi groupe nyinshi cyane z'i Burundi, abarundi, dore ko nabo baje kumenyekana mu ndirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya. Uyu muhanzi rero Israel Mbonyi
n'umuhanzi wakomeje kuvugwaho amagambo menshi cyane, ariko ibyo si ibyo ngibyo gusa nashatse kukugezaho. Nashaka kukubwira yuko Israel Mbonyi n'undi muntu kuruta ko bitekereza. Wowe icyo mba nshaka no kugira ngo usigire ubutumwa hasi, unasigire na ndetse na like, unakore na shares ku nshuti zawe kugira ngo inkuru igibasha kwita nabo ibageraho mu kanya nkakugombya. Angana nakubwiye ati rene kuri The Truth Inside, ubu uri kumwe n'uwa musore wanyariwe Party Chris nk'ibisanzwe. Iyi channel ni yaca ni guhereza umwimere w'amakuru cyangwa se arimo kugenda sakara hirya no hino guys. Icyo nakubwira rero, keep in touch kuko ndacyari kumwe nawe, ni mukanya gatoya nkuko urimo kubibona kuri screen. Nakubwira ati buri kanya nzaza nkubita nkugeza imwe mu nkuru cyangwa se bimwe utarabasha kumenya, dore ko nkufitiye byinshi mu bice byinshi utabashe kumenya, ariko nicyo mbere yo kugira ngo mpite ngwerezo ukuri kose wicara ukuzi kabisa. Uyu muhanzi Israel Mbonyi rero i Burundi kabisa, dore nuko bimeze nkuko urimo kubibona kuri screen yawe. Urana yuko ni ibintu bishimisha abarundi cyane kumwakira kuri airport yabo kabisa. Bari bavuze ati niwe twari dutegereje, yakiriwe n'abakobwa beza ndetse n'abasore bari bamwiteguye. Aho nahanini kuri The Truth Inside, ni bye bye, ciao ciao.